Yes, reka tubifurize icyumweru cyiza ndetse igicamunsi cyiza, twizere ko weekend ikomeje kugenda mu by'ukuri irangira neza cyane, kandi twizere ko weekend yagenze neza kuri mwese mwakoze subscribe ku Ntare Official. N'ubundi nk'ibisanzwe turagarutse ni amakuru mu by'ukuri y'umugoroba, aho tugiye kugaruka kuri byinshi ndetse byinshi byagiye biranga n'iki cyumweru gishize. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 14 ukwezi ni ukwa 9 2025. Tugiye kugaruka rero kuri byinshi bikomeye cyane, aho tugiye kugaruka ku ruzinduko rwa chef d'état major general cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu ni General Banza Mwilabwe Jules wageze Uvira. Ese cyari kimuzanye n'ikihe nyuma y'inkuru y'akababaro ndetse n'ibyago bikomeye cyane aho baje gutakaza General Mwaku? Turabigaruka byose tubive imuzi n'imizingo. Abaturage ba Rukweti barimo barahunga ku rwego rukomeye cyane kubera ko bumvise ko intare za Sarambwe zirimo zirakomanga ku muryango, bumvise imirindi y'intare none bakomeje kugenda bava mu byabo. Iyi nkuru yaturutse kuki? Byatewe n'iki kugira ngo bahunge? Ese bari guhungira hehe? Uraza kubyumva muri aya makuru. Gasopo yose kugeza amagingo aya ngaya irimo irakontororwa na mama 23 nk'uko mubibona neza cyane, ndetse mwagiye mubikurikira. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri utu duce, byose turabiva mu by'ukuri imuzi n'imuzingo, byose tubabwira uko situation yagiye igenda. Jean-Jacques Purusi na meya w'umujyi wa Uvira bose bahamagawe ikitaraganya ko bagomba kwerekeza Kinshasa. Icyatumye bahamagarwa niki? Ibi byose tugiye kubigarukaho ndetse tunabasobanurire uko byagiye bigenda. Kutumvikana gukomeye cyane mu ngabo z'u Burundi nabyo turabigarukaho, ariko kandi turaza kubabwira muri Katana, ahangaha ni muri teritware ya Kabare. Kuri iki cyumweru hagaragaye imodoka nyinshi ngo ndetse zirimo abasirikare ba mama 23, nabyo turabiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma Joseph Kabila Kabange nyuma yuko agiriye uruzinduko muri Zambia hariya i Lusaka, akabonana n'abaturage b'aba diaspora b'abakongomani ariko biganjemo abakomotse muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Fizi, Uvira ndetse na Mwenga, bivugwa ko ari abo mu bwoko bw'Abafurero ndetse n'Ababembe. Uyu mugabo yaje kwerekeza muri Harare, ahangaha ni muri Zimbabwe niho yerekeje n'ubundi, naho ngo akabateganyije kugira n'ibiganiro n'abakongomani cyane cyane abo mu bwoko bw'Abaswahilifone cyangwa se abakora abo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose turabibabwira, tubabwire uko situation imeze. Hanyuma examen y'abakandida b'amajistra yakozwe uyu munsi, kugeza amagingo aya ngaya isa nkaho yamaze no kurangira, aho ndetse ikizamini kugira ngo basubize ku murongo inzego z'umutabera cyangwa se structure judiciaire bazishyireho. Ibi ngibi ikizamini cyakorewe hariya kuri Inigome, aho abamajistra barenze 1000 bose bari bitabiriye iki kizamini. Ubwo ndavuga abahanga mu by'amategeko, aho aribo bagomba gukora mu nkiko zo mu duce twose twagiye twigarurirwa na mama 23. Ni amakuru mu by'ukuri mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Rafiki Kijana Machachari, aho mu by'ukuri mugiye kubana ku ntangiro ndetse kugeza no ku musozo w'aya makuru. Nyaboneka kora subscribe niba utarayikora, ariko kandi niba warayikoze kora like, share ndetse na comment. Like ubwo ni j'aime, hanyuma share ubwo ni partage, cyangwa se subscribe ubwo ni s'abonner. Ibintu byose bigenda neza cyane. Munyemerere rero dutangirire kuraka ka audio, aho mu by'ukuri uko byari bimeze, ambiance muri rusange uko yari imeze hariya kuri Inigome, ubwo aba magistra cyangwa se abacamanza b'inzego, aho hagiye gushyirwaho ibucamanza mu bice byose byamaze kuba byigarirwa na mama 23. Byari bimeze biti? Courage ba magistra. Ati mugira kiremo akabaraga nyabona ba magistra. Ewe batamujije Tshisekedi bale. Ati ni mwebwe muzacira urubanza President Felix Antoine Tshisekedi. Batamujije Tshisekedi bale. Ni mwebwe muzamucira urubanza nkuko nawe yaciriye abandi urubanza. Siku simingi hapa. Ati iminsi ntabwo ari myinshi, ni vuba hangaha. Courage vraiment. Ati mushyiremo akabaraga, ati courage cyane. Dafite betu bakompeta mule. Ati dushake mu by'ukuri ababishoboye ndetse bafite n'ubushobozi bagomba kubitunganya, gushyira inzego z'ubutabera kuri gahunda. Courage M23. Ati courage mama 23. Yego.
yewe neshakahama pata kulala kukitanda niko ati njye kugeza amagingo aya ngaya njye ndaryamye, navuye ku gitanda, navuye ku buriri ndyamaho, ubu ndyama hasi, nalala chini kukilako. njye ndyama hasi. Naomba Mungu atusaidie Ati ndasenga cyane nkavuga nti Mana komeza udufashe, tukate ile nchi ikatiwe vile hanyuma wenda byibuze iki gihugu kigabwe, kisi Mwanambudi kuna tutiriele de Sempali ikatiwe vile igihugu nk'uko bakomeje mu by'ukuri guca ukubiri cyangwa se leta ya Kinshasa ikomeje gutandukanya abakongomani. Ati nanjye ndavuga nti cyabaye igihugu cyagabwaga. ndio maombi yetu ile. Ati ngiye nibyo nsengera, Tukate. ati gigabwe. Kunaomba kila siku Mungu alisaidie tukate hii. Ati ndabisaba, nkabisaba Imana, nkavuga nti Imana idufashe iki gihugu tukigabe. Kikatiwe. Bale biko ya kule baikate. Yego abo bo bwabo babitangiye, leta ya Kinshasa ibikomeze hanyuma kicibwemo. Tuzaregretaka. Kubera ko ngo turicuza cyane, Kiki yake yakishaki. turicuza kuko ngo ibyo tubona by'ibibazo byose bitarangiye. Regrete itaisha. Rero kimaze gucibwamo byarangiye. Regrete akia kumwisho inaisha. Ni imyumvire ye. Parapora kubakia mkusufurire mubaki mkuteseka kugira ngo dukomeze mu kababaro gakomeye cyane k'igihe kirekire. Batu banateseka, nakwambia batu banateswa. Abantu bafite ikibazo gikomeye, abantu bafite ibyago byinshi. Mwikatiwe. Ati ntango no kugira ngo kigabwe. Abana kupa kukata inchi babona mburi na badelafu banazania. Ati niba bumva bo ubwabo byarabananiye kukigaba, batekereza ko abandi batazabishobora. Kasema kama wanakata inchi kuguma batebeba na teo kichwa anabeba kwa wanabeba. Ese batekereza ko igihugu nikigabwa hari uzagifata cya gice kigabwa akagishyira ku mutwe akakikore. Tutabakia tu mume tuko na manyumba yetu ile na vyetu. Ati twebwe tuzakomeza tube mu gihugu, inzu zacu zikomeze zibi zacu, ariko ubuyobozi bwegera abaturage. Vile kila mtu tutakuwa. Ati niko tubizaba. Baikate. Niko bimeze, ati kigemo. Paraporo ya watu na bongo na wingi kwa kipei kinene. Ati aho kugira ngo tubane ikintu cy'igihugu kinini kidafite icyo kitumariye. Lakini maisha yenyewe abakongomani na ubuzima bw'abakongomani unene bote turafurahiwa tu unene kikongo. Ati abantu bazishimira ubugari bw'igihugu. Abantu bari mu kita igihugu kitameze neza, abantu bari mu kaga gakomeye. Sura ya dunia jinsi dunia inakuwaka. Benzetu balishakaanza kuishi duniani kama mimi. Ati abantu bagenzi bacu bakomeje kugenda kwibera mu isi mu by'ukuri y'uburyohe mbinguni. Sasa sisi dunia ariko twebwe iki gihugu kingana gitya kuzimu kitadufitiye akamaro, wagira ngo ni kuzimu. Igihugu kitagira umuhanda, igihugu kitagira amazi, igihugu cyo kibure byose. Si hatari ingine. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Uramtiyani. Ati ni ikizamini gikomeye. Ati ibintu bijyanye na communication wasanga ni urusaku. Balabala ndio usiseme. Iby'umuhanda ntukavuga. Watu wengine bangaliki banashotaka kumai ya kuzola na kasani. Abantu bajya kutaha amazi mu muhanda. Batu mwiko eske jinsi Kongo iko batu banapashwa kuwa leo bangaliki mushota mai na kasani. Abantu mwiki gihugu kuntu igihe aho isi igeze abantu bakabaye bayora amazi hasi. Kigongo bakikate. Api bazacigabe kabisa. Bache kusingizia kunene. Bareke kubeshyera ibintu. Ila makuta kwenda ku Barcelona ku Monaco. Ahubwo amafaranga yabo bakohereza kuri Barcelona, bakohereza kuri za AS Monaco. Kama na wapi? Kama ni kwa semi nafasi nyingine mu mifuko ya ba responsable. Abandi amafaranga kajya mu mifuka yabo. Nikola Kazadi. Nikola Kazadi bakirira. Lakini ya kufanya hata forage ya kuweka tumarobine hata tu hapa na. Abesha ngo amazi, yese yakoze ibiki byo by'amaforage ngo by'ama. Mu quartier isionekane. Byagaragaye rya. Usafiri tu ni problem. Kugenda gutembera ni ikibazo. Paka tuma batu wenye binafsi. Ati mpaka kugendera mu mato y'abantu ku giti cyabo. Prive, serikali haina hata kamoya. Leta yo ntigira n'ubwato na bumwe.
eske ni kinchiki sha buriya koko iki ni igihugu kikabuliwe tupate bantu wenye batafasilite oya dukeneye abantu bagomba kudufasha ni bora tuteseke kugira ngo igihugu kijye ku murongo mu gusimamisha sheria tugahura n'ibibazo mu gihe gito liko kuteseka aho kugira ngo tuzabe mu makuba no mu byago igihe cyose hivi tuteseke ko kusimamishiwa sheria tubeho nabi ariko noneho hakiriho inzego z'ubutabera lakini bantu batembe na raha abantu bajye bagenda bazunguruka bishimye batu bale vizuri batu batumike barye neza bakore neza batu baishi kama batu abantu babeho nk'abantu aho kugira ngo babeho nk'inyamaswa ayuko nyatenda utafutia majani ibyo bintu ntabwo ari byo aho umuntu aryama hatazi ngo buracyaje hehe aho ari bubone icyagaburira abana iyo si imibereho ati ibyo bintu ntabwo ariko byakagombye kuba bimeze ngayo nguko nuko ni ukuvuga ko abantu mu by'ukuri bakomeje kwishimira ibikorwa by'uyu munsi ni ukuvuga ko ibijyanye n'inzego z'ubutabera zigiye gushyirwaho aho umukuru ukuriye icyo bita Conseil supérieur de la magistrature ubwo ni Dieudonné Kamuleta uyu ni ukuriye urukiko rw'ikirenga yaje kwamagana bikomeye cyane ndetse mu rwandiko runini yaje gushyira ahagaragara avuga ko ngo yamaganye ngo ibyo mama 23 ikomeje gukorera muri axe ikontorora ibi ngibi yabivuze kubera ko yaje kubatahura yuko mama 23 igiye gushyiraho inkiko kandi inkiko zishobora kuzajya zikora neza kurusha izisanzwe zikora muri Kinshasa zirimo avuyo cyangwa se akaduruvayo gakomeye cyane muze kunyemerera rero duhite twigarukira vuba duhite tujya mu makuru yacu yo hirya no hino ndetse nayiriwe ari kuvugwa no kuvuga ko ibizamini byakozwe uyu munsi abageze mu gihumbi nibo babikoze ubu ngubu kugeza amagingo ya abari butsinde nibo bashobora kuzajya bakora mu nkiko zigiye zitandukanye haba muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo aho inkiko ziri hose mu bice byamaze kuba byigarurirwa na mama 23 instrument judiciaire cyangwa se ama structure juridique judiciaire agiye gutangira gukora nkuko babivuga mu rurimi rw'igifaransa munyemere rero duhite dusimbukira mu cyangwa se mu mujyi usigaye barawise ari wo wasimbuye umujyi wa Goma mbere wo bari barise ngo ville de Goma ngo province du Nord Kifo Uvira rero niyo isigaye yarayisimbuye ubu ngubu niyo ville mort cyangwa se umujyi ville morte cyangwa se umujyi wamaze nawe gupfa kubera kuba uyobowe n'akajagari gakomeye cyane ka Wazalendo intera hamwe ingabo z'u Burundi imitwe igiye itandukanye kubera ko kajagari gakomeye cyane k'ingabo hakomeje kugaragara ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi murabizi ko mu minsi ishize nibwo habayeho kutumvikana mu ishyirwaho rya General Gasita uyu nguyu akaba ari General de Brigade w'ingabo za FARDC ari gukomoka mu bwoko bw'abanyamuyenge aza kwangwa bikomeye cyane n'abaturage bo muri Kivu y'Epfo cyane cyane abiganjemo bamwe bo mu bwoko bw'abafurero ndetse n'ababembe bose n'abavira baje kumwangura unuka bavuga ko ngo iri shusho cyangwa se ukwasa ngo bitagaragaza umukongomani w'ukuri cyangwa se umukongomani wa nyawe baza kumwamaganira kuri niwe wari wungirije uwitwa Mwaku uyu Mwaku nawe byaje hadaciye kabiri yaje kwitaba Imana ibijyanye no kwitaba Imana kwe mu by'ukuri kugeza amagingo ya ni ikibazo gikomeye kuko benshi bakomeje kugenda bahamagarwa bikaba bivugwa ko bagiye gutabwa muri yombi nkuko uri buze kubikurikira muri aya makuru yacu amakuru atugera aratubwira ko General Banza Mwilabwe Gilles uyu ni chef d'état major general cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za FARDC nawe yaje kuherekera nyuma yuko hoherejwe inzego za gisivile ubwo mvuze inzego za gisivile ubwo ndavuga ministre vice premier ministre uyu ni Jacquemain Shabani Luko Bihango uyu nguyu ni ministre de l'intérieur sécurité affaires coutumières uyu nguyu yari yoherejwe ndetse na delegation nini yego delegation nini kabisa yari yaje kugirana ibiganiro bikomeye cyane aho yaganiriye n'inzego zigiye zitandukanye amakuru atubwira ko yagiranye ibiganiro na guverineri agirana ibiganiro ndetse
ndetse na bamwe muri ba Wazalendo, aho hari uwo bita Ministre Delege wagiranye ibiganiro byihariye. Uyu bamwita Eliezer Ntambwe. Uyu Eliezer Ntambwe ni Ministre Delege, cyangwa se ubwo navuga ko ari usa nkaho yungirije Ministre w'umutekano. Uyu Eliezer Ntambwe akaba yaragiranye ibiganiro byihariye n'abayobozi b'imitwe ya Wazalendo bose, ariko kandi kugeza amagingo ya makuru akomeje kugenda ahwihwiswa avugwa ko ngo abajenerali bose ndetse na bamwe mu bayobozi baje guhabwa akayabo k'amafaranga, ngo akaba ariko ibibazo bijya bikemuka muri ibi bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bajya bahabwa amafaranga ubundi imigambi bari bafite bikarangira imigambi iburijwemo. Gusa kugeza amagingo yangaya amakuru yemeza ko Gasita ashobora kuba yaravuye muri Kivu y'Epfo, ni amakuru mu by'ukuri kugeza ubu akiri ubwiru. Ni ubwiru kuko ntabwo byigeze bigaragazwa yuko uyu Gasita yavanywe muri Kivu y'Epfo akajyanwa i Kinshasa. Benshi bakomeje kuvuga ko uyu mugabo akiri muri biriya bice, urumva, akavuga ko akiri hariya muri Bukavu, kandi Banza Mwirabo Jire benshi bakavuga ko yabaje gushikira umurambo w'uyu mujenerali Mwaku, hanyuma uyu Gasita ndetse nawe akimikwa nk'uko bikomeje kuvugwa, nubwo yanzwe cyane. Muribuka ko abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahawe ultimatum y'iminsi 10, ndetse akaba ari nako iminsi 10 ikomeje kugenda irangira. Benshi bakavuga batababahaye iminsi 10 ati bishobora kuzarangira ari bo bayihawe. Ubwo nibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'imbuga zigiye zitandukanye bitewe nuko bimeze. Gusa kugeza amagingo y'icyo dushobora kuvuga muri Uvira, nta mirwano ihari, ndetse hari ikintu nshobora kwita umutuzo, n'agahenge, ndabyita agahenge, ariko n'ubundi aho bari mu bwoba bwinshi cyane, bavuga ko isaha iyo ari yose ibintu bishobora guhinduka ndetse abantu bakibasirwa bakabana kwicwa. Hanyuma ingabo z'u Burundi nazo amakuru akomeje kugenda atugeraho aratubwira ko ingabo z'u Burundi nazo zikomeje ngo kusubiranamo, ngo ku rwego nk'uko byagiye bitangazwa ndetse na bamwe mu banyamakuru batavuga rumwe. Ubwo ni abanyamakuru kuko hariya mu Burundi ntabwo watangaza inkuru ya nyayo uri mu kiriya gihugu, bigusaba kuba utakirimo. Yego, bigusaba kuba utakirimo, hanyuma ukabona ugatangaza. Kutumvikana mu ngabo z'u Burundi kurakomeje nk'ibisanzwe. Abasirikare ba FDNB harimo ivangura rishingiye ku bwoko. Abasirikare bava mu bwoko ngo bw'abatutsi nibo bakomeje koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa bagapfirayo, ngo ndetse n'abafashwe matekwa neva akabihakana. Iyi ni gahunda ngo ndende ya CNDD-FDD, ngo ndetse yo kugabanya abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi muri kiriya gihugu. Urumva ko ni ibintu by'ibibazo nk'uko ibinyamakuru byari biri kubyandika. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kugeza magingo ayangaya. Twihuse cyane ubwo tuhite twinjira kuri tere y'imirwano, ariko mvire rimwe muri Kivu y'Epfo mu mwanya nibwo drone yacu mu by'ukuri iri hariya muri axe ya Katana ndetse na Kabamba, hafi ya Kavumu. Tubwiye ko hagaragaye imodoka zirenze 10 zose, imodoka 10 zose, ngo ndetse ngo zo zihetse abasirikare benshi bo mu mutwe wa mama 23. Benshi kakomeje kuvuga ko izo ngabo zishobora kuba zigiye kwerekezwa muri Bunyakiri, muri axe za Katasoma bajya Bunyakiri, ngo dore ko naho hakonze kugabwa cyangwa se guturuka ibitero bikomeye cyane, ngo ndetse bikaba byaba ngombwa yuko bakomeza ndetse bagahura n'abari kurwanira muri axe ya Mwenga. Iyi ni plan mu by'ukuri kugeza amagingo ya tutarasobanukirwa niba koko ariko bimeze. Gusa icyo twavuga nuko ari ingabo zahageze ku bwinshi, ngo kandi bikaba ari ibintu bidasanzwe. Ariho benshi bakomeje kwibaza bavuga bati ese ibi bintu biraza kuba birangira bite, bimeze bite, biragenda bite? Icyo kikaba ari cyo kibazo gikomeye cyane. Mvira rimwe muri Kivu y'Amajyepfo, kubera ko mu by'ukuri amakuru atugera avuga ko Professeur Jean-Jacques Purusi, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'uwo bita Kifara Kiki, meya w'umujyi wa Uvira wungirijwe, ndetse na komanda secteur Sokola ya kabiri, abangaba ya Sud Kivu bahamagajwe ikitaraganya Kinshasa. Abantu ngo bahamagajwe ngo mu by'ukuri mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo impamvu yo guhamagazwa ngo ikitaraganya kugeza ubu ntabwo iramenyekana,
yego ngo ariko ngo birakekwa ko ngo baba bagiye kwisobanura ku mvururu n'ubwicanyi byabaye muri Uvira iminsi ishize, kubera ko bakomeje gushyirwa mu majwi cyane ubita Kifara na komanda secteur. Ubu Uvira iyobowe na vice gouverneur Elekano hamwe na general Olivier Gasita. Ayo niyo makuru kugeza amagingo aya ngaya dushobora kubabwira. Olivier Gasita arayiyoboye arega na vice gouverneur Jean-Jacques Elekano, kuko komanda wa operation ntabwo ahari, ukuriye igisirikare muri Sud Kivu titire yarapfuye, umwungirije ni Gasita, hanyuma guverineri na meya w'umujyi bahamagajwe, komanda secteur opérationnel Sokora ya kabiri nawe yagize ate, nawe yahamagajwe. So ubu ngubu twavuga ko umujyi wa Uvira uri kurindwa cyangwa se uyobowe na Jean-Jacques Elekano ndetse na general Olivier Gasita. Rega ibyo twababwiye ko Gasita atagiye nibyo, ntabwo yigeze ajya Kinshasa kabisa, ibyo ngibyo byo niko bimeze. Hanyuma amakuru akaba avuga ko uko byagenda uko ariko kose ari uko nguko Gasita ari muri Uvira, uko byagenda ndetse na delegation zagiye ziza ngo bari abagiye bahabwa amafaranga, nigeze havamo amakuru avuga ko Gasita gusa. Amakuru wenda nakurikiranye ya Lambert Mende Omalanga ari kuganira n'ibinyamakuru mpuzamahanga, yagaragaje yaciye amarenga yuko Olivier Gasita agomba kuvanwa hariya, ngo bitewe n'ikibazo cy'abaturage, ngo bitewe n'imvururu bire byaba byarateye. So umva ko rero byo kuhavanwa agomba kuhavanwa, gusa kugeza ubu nta kirakorwa kidasanzwe, ntabwo haravugwa uwamusimbura, dore ko na titirere wiwe yamaze kwicwa. Urumva ko byanga bikunze uko byagenda hagomba kuzazanwa babiri bagomba gusimbura aba bayobozi bombi nibiramuka bibaye. Ubwo ngana ku musozo, guverineri wa Sud Kivu Busu Bwangwi, uyu nguyu ari ku kirwa cy'Ijwi, aho afite ikiganiro kizageza ku munsi w'ejo, yego tariki 15, aho amakuru avuga ko yakiriwe na administrateur wa territoire yo kwijwi wa AFCM 23 Muhindo Tambuka Pascal. Abangaba rero bakaba mu by'ukuri aribwo bwa mbere uyu muyobozi agiriye uruzinduko rwe rwa mbere ku kirwa cyo kwijwi. Iki kirwa nacyo cyabaye libere mu buryo bwuzuye, ndetse hatabayeho n'ibijyanye n'imirwano. Abaturage bahanga bakaba baranze kabisa ikijyanye n'imyivumbagatanyo n'imirwano, bakavuga ko bakiriye ma 23 neza cyane nta kibazo gihari. Ubwo Sud Kivu nayivuyemo nerekeje muri Nord Kivu. Nord Kivu niho ibintu bikomeje kuba chambarde. Nord Kivu cyane muri territoire ya Masisi werekeza muri territoire ya Walikale. Amakuru atubwira ko mu abaturage ba Rukweti iherereye muri Bashari Mokoto, ariko ikaba ifite iri hafi ya Walikale. Iyi localité Rukweti muri territoire ya Masisi, abaturage b'iyi centre izwiho cyane kuba ari indiri y'abarwanyi ba FDL n'imitwe ya APCLS cyangwa Alliance des Patriotes pour un Congo Libre Souverain. Makuru atugera atubwira ko abaturage bahunze bo muri Rukweti nyuma y'uko ma 23 yigaruriye bibwe, ndetse n'utundi duce twa za Ruhanga n'ahandi, ndetse ikegera neza mu Kengwa. Makuru aravuga ko abaturage batangiye guhunga tariki 13, ubwo ni ku wa gatandatu, ni ku munsi w'ejo. Amakuru akavuga ko benshi ngo bavaga hangaha muri Rukweti bakajya muri village ya Bulewa, abandi bakajya mu gace ka Misheshe, abandi bakajya mu gace ka Manyema. Manyema na Mutongo biri hafi, ndetse na Mutongo muri groupement ya Ihana. Utu duce two abandi bagiye muri groupement ya Ihana yo ikaba itari muri Masisi, kabiri muri Walikale. Nuvuga ngo abaturage bavuye Rukweti kugeza amagingo ubu tuvugana ibereye aho abaturage bayivuyemo berekeza Bulewa, Misheshe ndetse na Manyema no mu gace ko bita Mutongo. Yemwe abandi barambuka bajya muri groupement ya Ihana, akaba ariho berekeje muri rusange, aho bivugwa ko bagiye bahunze ngo nyuma yo kumva ko intare za Sarambwe ngo zegereye neza iyi centre ya Rukweti, ngo bikaba bivugwa ko rero ngo usayeri yose iyi centre ikaba ishobora kuberamo imirwano, akaba aricyo cyatumye abaturage bayivamo bakayihunga.
urumva biroroshye se. Hanyuma bikavugwa ko abangaba kuba bahavuye ngo bivugwa ko mama 23 ishobora kuba yinjiye ahangaha muri Rukweti mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ngo bikaba bikomeje gutera impungenge nyinshi abaturage bo muri ibi bice ngo ndetse na bamwe mu basirikare baho bakaba batangiye ndetse ngo guhunga. Iyi Rukweti rero iramutse igezwemo bwaba ari bwo bwa mbere ikitwa force gouvernementale, kuko mama 23 nayo imeze nka leta muri biriya bice, kuko ni leta muri biriya bice, gukora leta ya Kinshasa ntiyigeze ihayobora na rimwe. Uvuga ngo ni agace kuva kera kazwiho kuba karayoborwaga n'imitwe ya APCRC gusa, hakaba hatarigeze na rimwe hayoborwa na leta ubundi kuva muri za 90 uretse wenda nyuma ya za RCD zahageraga, gusa leta ntabwo yigeze iyobora muri axe ya Rukwete. Hanyuma situation ikomeje mu by'ukuri kutaba nziza muri axe ya Kasopo, ubwo turi hagati ya Kasopo yerereye hafi mu frontière cyangwa se mu rugabano rwa territoire ya Masisi ndetse na territoire ya Walikale. Kuva ku munsi w'ejo ku wa gatandatu nibwo Wazalendo utudefense bari bafite muri Kasopo baje kudutakaza, kuko amakuru aturuka mu binyamakuru bimwe ndetse byandika bibogamiye ku ruhande rwa leta bitangaza, biravuga ko kuva ku wa gatandatu ku isabato yo ku munsi w'ejo mama 23 yerekeje muri tuduce twa Gasopo, ndetse tuduce twose idukuramo abo bita ba VDP cyangwa ba volontaire pour la défense de la patrie barahangaha Gasopo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye nyine ku munsi w'ejo ku isabato, AFC mu 23 yaje kuhavana Wazalendo ndetse irabirukana ibajyana kure, kuko babyanditse bagize ngo après une journée de tense combat entre les belligérants, les rebelles de l'AFC ont délogé les Wazalendo d'une position sur les deux qu'ils occupaient depuis mardi. Ati kuva ku wa kabiri hari amadefense Wazalendo bari bafite, ati kugeza ubu ngubu rero mama 23 yaje kubakuramo. En termes de bilan, deux blessés du côté Wazalendo ont été dépêchés vers une structure sanitaire pour des soins appropriés. Ce dimanche matin et après-midi, un calme apparent s'observe dans les zones de combat. Ati kuri iki cyumweru ati nyuma yuko mama 23 yaje kubirukana muri ibi bice, ati haragaragara umutuzo, ati biragaragara ko nta rugamba ruri kumvikana muri axe ya Gasopo. Urumva ko rero ariko situation zikomeje kuba zitwara ngayo nguko rero urumva naho ngaho muri axe ya Kasopo. Hagati aho muri Pinga naho mama 23 n'ubundi ikomeje gukubita itababarira muri axe ya Mpeti, ariko kandi noneho ngo cyitwa renforcement ngo za mama 23 muri bira bice zateye ubwoba, ngo zamaze kuba zibatera ubwoba ku rwego rudasanzwe, ngo aho bari kuvuga bati ibi bintu ni ibiki, ati none izi ngabo ko tutarazibona, ati ibi ngibi bimeze bite. Twihuse cyane kabisa duhite dusimbukira kuri Joseph Kabila Kabange. Yego, Joseph Kabila Kabange, nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho, aratubwira ko uyu mugabo ku munsi w'ejo yari mu gihugu cya Zambia i Lusaka. Amakuru atugera atubwira ko ngo yagiranye ibiganiro bikomeye cyane abigirana n'abaturage bo mu bwoko bwo diaspora y'abafulero ndetse n'ababembe bakomoka muri Kivu y'Epfo, bo bakavuga ko ngo ari ukubera resistance ngo yagaragaye muri izi Wazalendo. Amakuru aturuka hariya rero atubwira ko Joseph Kabila Kabange yagiranye ikiganiro ngo n'abadiaspora b'abafulero bari muri ibi bice byose, byaba ibyahangaha muri Zambia ngo bariyo benshi. Yaganiriye nabo, nyuma yo kuganira nabo ku munsi w'ejo uyu munsi rero yaje kwerekeza Zimbabwe, ni Harare muri Zimbabwe niho yaje kugirana nanone ikiganiro ngo n'ubundi n'aba abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko
Burasirazuba bwa RDC bugizwe na Ancien Grand Katanga, bukagirwa na Maniema, bukagirwa na Sud Kivu, Nord Kivu, yemwe ukazamukana Ituri, kuko hari este nord est na sud est, zose rero urumva ni abari est. Urumva ko rero ari uko situation ikomeje kumera. Uyu mugabo rero akomeje kuganira, kandi uburasirazuba bukaba bwiganjemo abaswahilifone cyangwa se abakoresha ururimi rw'igiswahili. Umugabo rero ngo ibiganiro bifitanye nabo mu by'ukuri kugeza amagingo ya ngo ntibiramenyekana. Icyitwa wazalendo zo muri biriya bice zikomeje gushyira mu matwi bamwe mu bayobozi babo, nk'uko babivuze. Yego, gusa uyu munsi ngo nibwo yageranye ngo baada ya kuwasili Lusaka, Kabila aliwaita mara moja wazee na viongozi wa Fuleru wanaoishi Zambia, akiwataka wakutane naye leo Jumapili. Uyu munsi ubwo ni ibiganiro bimeze, gusa Zimbabwe ni ngo hatua hii inatazamwa kama mkakati wa kisiasa wa Kabila kuimarisha uhusiano na jamii za kimashariki. So birumvikana ni ibiganiro n'umundi akomeje kugirana n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose akaba ariko bikomeje kugenda byitwara kabisa kugeza ubu ngubu. Hanyuma twihuse cyane nanone duhite dusimbukira ku mpanuka zikomeye cyane zikomeje mu by'ukuri. Umugabo bita Jean Pierre Bemba akomeje kuba ngo mu mazi abira ku rwego rudasanzwe, aho ngo isaha iyo ari yose ashobora guhura n'akaga gakomeye. Yego, ushobora guhura n'akaga gakomeye ngo kuko ibyinshi, yego ngo kuko ngo ibyinshi mu bikorwa, yaba kuba mu kirere kw'indege ya perezida hafi iminota yose 40 bimuri ku mutwe, agomba kubisobanura. Ngo ku kibuga cy'indege habuze umuriro, ni bimwe mu bya mu mateleviziyo yiwe. Haba impanuka zikomeje guhitana abantu zo mu mazi, nazo ibyo ni ibibazo ngo mu by'ukuri afitemo uruhare agomba gusobanura. Uyu mugabo rero nawe akaba atorohewe na gatoya nyuma yo kwijandika ku rwego rudasanzwe. Hanyuma mbere y'uko habaho abadepite n'umundi gusubira muri Sena, uwo bita perezida wa Sena Jean Michel Sama Lokonde yaje n'ubundi guhuza abamambure b'ibiro byiwe. Yego, ngo mu biganiro byo kuganira ukuntu bashobora kuzongera guhura. Tubibutse ko ubundi hano muri Kongo hari ikintu bita vacances parlementaire. Ubwo ni ukuvuga ni handi abadepite bajya mu duce batorewemo, ariko urumva bo mu burasirazuba bwo ntabwo bigeze bahajya, bajya hese. Ngayo nguko kabisa, nuko situation zikomeje kugenda zitwara mu bice bigiye bitandukanye. Wenda reka nyaboneka tubashimire kuko twabanye muri aya makuru kuva ku ntangiriro kugeza magingo aya ngaya, kandi tubararikire amakuru yacu ataha. Yego, tubararikire amakuru yacu ataha. Hanyuma mbasabe gukora subscribe, share ndetse na comment, tuze kongera dusubire. Nyamuneka nimujye kure y'Intare Official, hanyuma mukomeze mutubere imfura, turabakunda cyane. Amakuru yacu yo nakagaruka mubane natwe, nyabona comment n'iz'ingenzi, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.